aya basiya dutangira The Gorge, filime y'ibihe byose ubundi ni show akaririmbo kaneri ati it was just dreams twirira show amagambo ati namutekerezaga nkitekereza atekereza ibyacu nkibaza icyo tuzabacu nafungura amaso nkasanga zari inzozi ndangije nsubira inyuma mu bihe nsubira muri bya bihe nibaza intese azagaruka ati nibwo naje gusanga zari inzozi ati nahoze ndi hejuru umeze nk'uri hasi muri basement ati nahoze ndi uwa mbere none ubu yabonye unsimbura nkababeshye sinabasha kubyihanganira nzi ko hari umuntu ufite icyana cyanjye yatsindiye akeya ati nakabaye narasubiye inyuma nkamushyira iriya mpeta ati na n'ubu ndacyari kumva ameze nk'uri mu kirere ubona agasura ke kagenda urukundo rwanjye ubuzima bwanjye mashori my wife ati yaransize ubu ndaho ndasaba akeya dutangira The Gorge filimi y'umwaka 2025 it's gonna be show gasobanefilms.com yo website wishyura abonema y'amafaranga 4,000 ku cyumweru, 7,000 ku kwezi, n'ibihumbi 20 muri VIP. Ubundi tukirira show ati buri korosi nka se ndamubona umusore hano ibintu byamubaye hari umujama wanjye nzi nawe byabayeho mwizi minsi. Now I'm in the club thinking all about my baby. Ati ubundi muri club tukabyiniro nta kintu nkora usibye gutekereza uwo mukobwa. Ndaciye ku rukundo namukundaga ntirwari ruhagije. Ati byo mbinyuramo buri kanya ndi jyenyine. Ubundi kumukumbura ndi kwifuza ko yakanyitabye no kuri phone. Ariko yafashe umwanzuro yashakaga kumuvinga on. Because I was wrong kuko naribeshya. Ati namutekereza. Nitekereza. Hatekereza ibyacu. Nibaza icyo tuzaba cyo. Afungura amaso. It was only just dream. Ati nibwo naje kubona ko byose byari inzozi. Ati nimba ari umuntu wigeze ukunda ashyira amaboko hejuru. Ati nimba yaragiye wifuza ko hari byinshi wakabaye ukimwana n'ubu wari kuguma ukajya umuhereza. Ati nimba uzi ko ari umuntu wigeze ukunda ashyira amaboko mu kirere. Okay, yo. Bantu turi live TikTok se ko mbona hatari gushya mbe mbivuyemo. Chris ibintu byo kwemvita wapi kabisa, I'm not gonna accept. Aza kuvanga abanyarwanda bashaka kwirebera gasobanuye live TikTok buretse. Ati mfunguye amaso nibwo nabonye ko zari inzozi. Ati nsubira inyuma muri byabe nsubira muri yanze. Yifuza ko yakabaye agaruka awamenya. Ati nibwo naje kumenya ko zose zari inzozi. Musore se yahuye na bakaberuka b'abazungu kanangire muvi noneho nta nubwo njya mu bintu by'ubu advert mba mbona ntazi hadashya wapi.